also be merciful to others. mbere yo gusubiza umuntu nabi jya ubanza uvuga ati ariko mbaye we kamurekurira ijambo ngiye kuvuga ryamufasha ntiryamufasha. Igihe cyose jya ukandagira mu rukweto rw'undi mbere yo kugira icyo umubwira. Before you utter a word, always ask yourself, if I was the recipient of this word, how would I feel?